Enzi ni inyama ntabwo ari ingurube. Okay. Ingurube. Bugurube. Unbelievers. Abantu batizera. Nurota ingurube. Jimenya ko mwira mukururana. Bakwizera. Nabahakanye. Ni ibisambo. Ce sont les groupes. Les groupements. Yego. Sambo bisahiranda. Nukuvuga inyungu zabo fast. Oya burya ingurube iri kubwagura. Ese nayitangurira byarira bwagura yakatsinda. Iyibuze ikirya iryo byana byara. Ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenye kumwe bw'abera sidini sitorero ntabwo ryenda no kuba ryo ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishye ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe mwanira busize siga umurage muzima siga umurage ukwiriye imbere y'abantu imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere. Baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karandu, senya ibicaniro by'uburyo bwose maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, amenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye. Nibwo butwari. Amina. Suje nkwifurije kugira ibihe byiza aho uherereye hose udukurikiye. Ni hano ni kumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nguhaye ikaze mu kiganiro cyane mugoroba mwanira bawe cyangwa se build an everlasting legacy. Abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda abadukurikira bari mu bice bitandukanye mwumve ko tubakunda. Seeds of Joy barahabaye ndetse turi kwegereza no mu gihe cyo kwishyura mituweli duhora tubivuga kandi murabikora. Imana ijye baho umugisha cyane. Mushumba wiriwe neza? Niriwe amahoro ndashima Imana iri kundengera. Tunongereho ko uwashobora kwishyurira wa mwana pe. Turabinye. Burya niba ushaka abana bagira ubwenge shyurira abandi. Niba ushaka urubyaro gaburira abana bashonje. Niba ushaka gutunga ikintu gikomeye itakubabaye. Yego. Ubwo mwabigira umwe muri bariya bato. Nge mwabigiriye. Wari Yesu. Sibyo? Ufite indwara iri chronique. Cyangwa yihishe itagaragara. Yego. Vuza abantu. Kuko icyo ubibye nicyo usarura. Ni ubaha abantu bazakubaha. Nubasuzugura bazagusuzugura. Yego. Nukunda abantu bazagukunda. Nubanga bazakwanga. Yego. Ushaka icyubahiro n'ubwiza no kudapfa abishakisha gukora natagira gute ibyiza dashogora. Yego. None se ukeneye kuzuza yanzu yari mu nzozi zawe. Nibura gira ingorwa wishyurira ukwezi kumwe. Yego. Urimo urasengera ubukwe wafashije umukene ufite ubukwe byananiye naho utamuha ibya mirenge. Yego. Si byose. Uyu munsi rero si kwa kane hari. Yego. Niba ntihenda hari impamvu nashatse kubona inzozi ku mugoroba bazumva. Buriya iyo ukoze neza. Yego. Si ngombwa yo kugarukira ukinahari ariko izagarukira abana bawe. Kandi warose kugira ngo utegure ahazaza hawe. Please. Ari muvandimwe wanjye uri wakoze muri ya misi ntabonekaga. Ni ikiganiro numva cyasohotse ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu. Arimo asobanura ibintu by'inzozi nyine. By'ukuri ibyo yabwiye ni ukuri. Kurota ni igikorwa kiba hagati yo gusinzira no gukanguka. Kandi
burya inzozi mara amasegonda kugera kuri 5. yego cyakabi impamvu turota ntabwo ari uyu mubiri uburota ahubwo ni umwuka turimo kuko bibaze kwibona uri musambana kandi bivuga ngo umwuka uburi ukwawo burya iyo dusinziriye umwuka bari maso ariko umubiri wa wagiye burundu yego kubera ya misemburo irekurwa itera ibitotsi none no mu gihe hagiye kurekurwa umusemburo utera gukanguka aho niho zanzu kubyanga byakunda urose wese ahita akanguka kugira ngo Imana ikumenyeshe ibyenda kubaho ku buzima bwawe nawe bifatira ingamba nurangiza ubisengera numara kubisengera bituma hazaza hatangirika ndabyumva cyane aho rero niho abantu benshi bacanganyikira ati kuki bitamvaho kuki ntibishobora kukuvaho kuko inzozi nibwo buzima bwawe ntiwarota ibyo udafite yego bizakubaho niyo mpamvu rero mu kunywanira abacu gerageza kugenda mu nzozi niyereko Imana yaguhaye yego ko buriya niba hari ikintu kibabaza ni ukuba wasigira abana bawe ubuzima babayemo yego kandi baranatubwira ngo uko isukwa agusigira urubanza rwamunaniye akoraga urubanza rwamunaniye arakubyaye ntakwitayeho ntaguteguriye ubwo nawe nurangara uzajya muri uwo mujyo azahubwira ati fata isuku yingi aheza bizi wize kera mukakanaka ntiyarangije kaminuza mukarunaka nticaye hari fata isuku ntabwo twigira kugira ngo leta iduhe akazi yego nta nubwo twe ku miryango mpuzamahanga iduha akazi twiga kugira ngo tugire ubumenyi bwo gushaka uko tuzabaho yego so rero inzozi zaza ntuzibone niyo mpamvu nashishikarije ngo umugore umusore ibi ntabimenye erega wangutse ndanywanira abanjye gute ese wakwinywanira ariko Jerry kutari umwana mbizi wabonye ko iyo ufite dariro mani jasi udufaranga duke ariko niba ukabasha gukemura akabazo siko nta muntu gusuzugura yego niko bimeze ntabwo bisaba ibintu byinshi ariko njye narabibonye nabwirije nshonje mbwiriza nta nkweto mbwiriza nzifite mbwiriza ntarize mbwiriza ntarize mbwiriza ntari umushumba mbwiriza ndi umushumba mbwiriza nyobora umwe bw'abera mbwiriza mbizi namenye icyo bita imbaraga z'amafaranga burya amafaranga si mu mubiri gusa no mu mwuka afite ibintu avuga yego turanyumva so rero iyo uticaye ngo utekereze ahawe hazaza ejo yego undi arahagutekerereza kandi undi uhagutekereza mu kubwira ni sekibi nobody care about you nta n'umwe kwitayeho no cyo kumbwira ngo hari garafurere ngo hari ntambabazi ngo hari tonto ngo hari tantine ngo ari muri no nta muntu n'umwe ukwitayeho so rero nitiyitaho hari dayimoni igiye kukokipa yego guhindura imbwi guhindura isazi bwati niyo nzu urayemo siye bazayikwirukana mejo baragucyurira hadi so rero tugomba gukanura yego tukamenya inzozi turota nizi ziratubwira iki ziratumenyesha iki yego uyu munsi nzanye part 2 y'inyamaswa busa nagarukiye ku cyo twita kanguru uyu munsi ngiye kuganira kuri lion intare mwami w'ishyamba let us speak English ko tucyumva the king of jungle lion it's a great courage and boldness
intare ni imwe mu nyamaswa ifite umuhate kandi itagira ikitinya. anyumva biba bisobanuye ngo muri wowe kuko warose intare biravuze ngo ni great courage and boldness. ni umuhate no kutagiraho ntawaguhagarika. icya kabiri, if you attack you, it's an attack from inside. You like internal conflict which you're not supposed to engage on it. cyangwa mbisubiremo mu bice no kuvuga ngo kuba urose intare, icya mbere ni great courage, ni umuhate udasanzwe and boldness, no kutagira aho ugarukira uruzitiro cyane. if they attack you, it's an attack from inside. nta cyakwataka kindi kereka kikuturutsemo muri make nta stress. ni wowe umwanzi wawe. You like internal conflict which you are not supposed to engage on it. You like internal conflict which you are not supposed to engage on it. muri make ufite intambara muri ko ntabwo ushaka kuyangariramo. muri wowe imbere ntabwo wabyumvise. muri wowe imbere ufite ibintu bikurwanya. From inside you like internal conflict which you are not supposed to engage on it. ushaka kubyivangamo ushaka kubyiteza. ntabwo ni wowe mbega ni ukuvuga ngo kurota intare ufite ubushobozi bwo kwikemurira ibintu byose without border, without anything, with courage and great strength. ufite ubushobozi bwo kuba wakwikemurira ibintu nta mupaka, nta hantu hose, ariko ntushaka kubyiteza. oya. tu manque inkende, kurota inkende. aha n'ahandi bazi ko usuye ku bumwe bw'abera. iyo urose inkende, ngiye kubikubwira ikintu bisobanura. nyibwire. ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe ni lack of seriousness, harassing and mocking spirit. ubwo ni ukubura haba useriye. You are not serious. uri biri hanze uri sebu ntabivuze izina ry'ababarire. ni lack, ni ukutagira ikintu cyo kuba uri seriye. ukora icyo bita laisser aller. ntacyo ugumana ntacyo witaho, ntacyo uhigiye, ntacyo wagacurugurukira mu biti wisangira abantu nk'uko nyine manque iteye. Imana izakurinde kubana n'umuntu utari seriye, utari serious cyangwa utari serieuse, cyangwa no kuba mwakorana akazi n'umuntu uhindagurika. yego. narakubwiye ngo mu bantu 7 navuze babaswa ukwiye gukura mu buzima bwawe, hari 3 b'ingenzi. mbukubwire. umuntu wa mbere ni umuntu uhindagurika. uhindagurika gute? mu bitekerezo, mu bikorwa, muri gahunda, ukabona muri make nta musimamo. yego. wa kabiri ni umuntu utavuga inkuru ze, mwahura akavuga inkuru z'abandi. nimutandukana aravuga izawe. caca nico. uwa gatatu ni umuntu uguhisha imigambi ye, akifuza kumenya iyawe, ibyo ushaka kuzakoraho. ngabo mwana wa mama, myaka ushigaje. nkongereho wa 4 ahora yifuza location yawe. uri he? kuko numuha location urakubaza ngo uri kumwe nande, muri gukora iki. abo bantu 4 uzasangire byose, ariko ntuzemere ko musangira umutima n'ibitekerezo. so
rero manke nayo nta buseri igira, ifite harassment. Abonye ukuntu inkende zikubagana ibintu bikavanga bwose kikakuraho. Gatatu ni ukunegura umwuka w'Imana muri wowe. Wegeye nasengeye, igihe nagiye hano ntacyo byamariye, nk'abakozi Imana zera n'Imana nabivuyemo, muri make ifitemo umwuka wo gusuzugura Imana. Yego. Tugiye kujya ku kintu cya kangahe, cya gatatu. Abakunzi babyo barantera amabuye. Ingurube. Akabenzi ni inyama, ntabwo ari ingurube. Okay. Ingurube bugurube. Unbelievers. Abantu batizera. Nurota ingurube. Jye menya ko mwira mukururana. Ibakwizera. Nabahakanye. Ni ibisambo. Ce sont les groupes. Les groupements. Yego. Sambo bisahiranda. No kuvuga inyungu zabo fast. Oya mujya ingurube iri kubwagura. Ese nayitangurira byarira bwagura gatsinda. Iyo buzi kirya iryo byana byara. No kuvuga ngo ni inyungu zayire. Itita. Barahekenya n'amagufa ikarya ibyana byayo. Bisaba ko igiye kubwagura, ibigomba kubwagurira imirya. Iryo niyo kayimara. Ikintu utarya ni itabi, ariko ibindi byose irarya. Niyo mpamvu jyewe wowe rwose wowe nayivuga byinshi kuko irya n'ibintu byaboze, ibya n'ibintu byapfuye, inyamaswa zarangiye, kandi hariho microbe zigomba kwidevelopa mu ngurube. Yes. So twigire mu buhanu, twigire mu nzozi. Nurota inguru, umenye neza ko mwegeranye niba unbelievers, ntibakwizera, ntibakwera. You want to eat your money, and if you lose money they eat you. Uzakurya nawe. Azarya imitsi yawe nibakubona. None uzajugunya yawe nawe bakurya birangire. Ni ukwitonda. Yego. Ingurube iyariyo. Indi nzozi abantu bajya babaza nkabwa ntimwitonde. Kurota imbeba. Rat. Imbeba. Imwe nyinshi cyangwa iki bisobanura the spirit of lack and poverty and gossip. Umwuka w'ubukene, amagambo ndetse na mwuka lack nuvuga kutagira amahirwe, n'umwuka kutagira amahirwe, ubukene n'ubugambo bazakuvuga ukumva ugiye gusara. Ibyo mbangira ngo abantu babyumve kandi ukenyera ubise, kuki wemera ko bigusohoraho kandi Imana yakuburiye. Igikurikiyeho hano muri Afurika ntibakunze kuzibona ni shark. Shark ya mafi manini arya abantu. Yego, shark. Shark isobanura ngo ni surprise attack from your enemy. Ko ni nk'igitero cy'abanzi kandi kigutunguye, kuko n'umuntu ngiye yagushwanya ngo ibonye amaraso ikurangiza. Yego. Buryo utakomeretsa ntiyakorye, ariko ikubonyeho amaraso gusa gato. So bivuze ngo yirose iyo finini nubwo utayimenya, ariko ibisobanura ngo please gabanya akarenge, gabanya umunwa, gabanya amaboko, gabanya kubyo uvuga ibyo ubonye byose. Umuntu nakubwira umuha amatwi n'amaso, umwimakanwa, kuko imbere hagiye kuba igitero gitunguranye. Yego. Simusiga gisiga kikurimbuye. Yego. Gisiga kikuva, gisiga kikwambuye ubusa, kigusebeje. Yes. Reka twivugire tayiga harya ntabwo yize igisamago. Umuntu ukirota niba yarandi hafi ngo dusangire kano gafanta bampaye. Tayiga. Yego. Tayiga isobanura prosperity, ubushobozi, imbaraga. Yego. Nuko
ukuvuga ngo hirya y'abanzi n'amajwi yose akuri hejuru, yego, ariko urabarusha imbaraga bose, Yego. ntacyo bazagutwara. yego. Icyo twita off urakizi, Wolf, cyakira. ni bakita ni nk'i isa nka nyiramuhari, bayita ikirura. Ikirura tera agatebe n'amatwi unyumve. Yego. Yego. Tuvuga Wolf. Ikirura, ndagira ngo nyumve ngiye kubivuga nkanuye amaso, wa mugani w'abantu banjye ngo barandeho bakagira ubwoba. Ibi bintu bigiye kuvuga mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari mu buzima busanzwe. Ni false preacher, n'abarimu n'abigisha abanyabinyoma. Yego. Iyo urose ikirura nijoro, bisobanura ko urimo wiga inyigisho z'ibinyoma. Yego. Kabiri, unfriendly first, uvuga ngo ni inshuti, ntabwo ari inshuti. Yego. Unfriendly zaba muri kubana. Icya kabiri, false leaders, abayobozi b'abanyabinyoma. Yego. Badafite ukuri. Gatatu, kane, ni umwuka wa division, gutandukana cyangwa se gucanamo ibice. The first, false preacher, unfriendly, false leaders and division. Ni abayobozi cyangwa ababwiriza. No kuvuga ngo ababwiriza uri muri inyigisho z'ibinyoma, nta shuti ufite, n'abayobozi ni ba fake, uri mu mwuka wo kwicamo kabira abantu. Cyuka hindukira. Yego. Biwabyumvise ariko ikirura. Ikirura biba bikubwira ngo uri mu itorero ritari ryo, ushumbwa n'abatari bo, uri inyigisho zitari zo, nawe urisiho. Ubwo nazanyira muhari nizo memo n'imbwa bijya kuvuga kimwe. Iya nyuma, niba amasaha ageze ngo turebe ko dusoza, ni ukurota zebra. Ni imparage. Yayindi igira amabara y'umukara n'umweru. Clear and confidence. Kubushize amanga kandi uhamye cyane. Uri clear mu bitekerezo, uri clear mu myambarire, uri muri clear muri projet, kandi ikindi ufite confidence y'ibyo ukora. Imana iraba kugira ngo courage. Yego. Wihagarara, wicogora, ibyo urimo niko kuri kwawe, kandi bizakugeza kure. Yego. That's nuko bisobanura. Mbifurije rero kubizirikana no kubitekereza, ariko dukomeza kwita kuri wa muntu nyaboneka ufite uburyo atubwire tubikoreho, nge nanamuguhuza ukabikemura. Shalom.